reka nongere ngusuze kandi nkushimire wo gukurikirana ibiganiro byacu kuri umuyoboro wa YouTube ni Inzira Iboneye Official. Nkwibutsa gukora subscribe kugira ngo dushyigikire unabashe gukurikirana ibiganiro byose tugutegurira. Uyu munsi tugiye kugaruka ku mayira akoreshwa n'abita abakozi b'Imana bagamije gucucura abayoboke twabo rimwe na rimwe bakabambura ubuzima. Mu nkuru twigeze kubagezaho mu minsi yashize twababwiye witwa Joseph Kibuyetere muri Uganda nuko yishe abakristo barenga 1000 batwikiye mu rusengero. Mu nkuru yacu y'uyu munsi turifashisha inyandiko manipulation, methods employed by cult and religious leaders to exploit followers. Ugenekereje mu Kinyarwanda bavuga ko ari nk'uburyo abanyamadini bakoresha mu kuyobora intekerezo z'abantu bagamije kubabyaza umusaruro. Iyi nyandiko yasohowe na Alexander J. Ernest hari muri Mutarama 2024. Muri iyi nyandiko yifashishije inkuru ya James Warren Jones, umuvugabutumwa wahaye uburozi abayoboke bagera kuri 900. Hari mu mwaka w'1978 mashyamba ya Guyana ni muri Leta Zunze za Amerika. Abarenga 900 bari bateraniye mu gikorwa bitaga cy'ukwemera, baje gushima Imana, baje kuyisaba, baje kwitura ibyifuzo byabo, inshuti n'abavandimwe bari kumwe. Aba bose uko bari bateraniye aha barebaga umuntu umwe gusa wari hagati yabo, ni umuvugabutumwa Jim Jones. Amazina ye yose akaba ari James Warren Jones, umunyamerika wari wagarura imitima y'abatari bake mu bijyanye n'ukwemera. Bamwitaga umukozi w'Imana, umuhuza wabo n'Imana. Gusa bose uko bari bateraniye aha ngaha nta n'umwe wari ufite igitekerezo cy'ibyari bigiye gukurikiraho. Kuri uwo munsi nibwo haragiye kwiyandika inkuru y'akababaro. Ni inkuru yari igiye kwiyandika mu mateka ashaririye ya Amerika. Abayoboke barenga 900 bahawe uburozi, byatumye umujyi wa Jonestown n'umujyi wa kabiri muri Amerika upfiriyemo abasivile benshi. Ni inkuru yashenguye imitima y'abantu benshi ku isi bibaza uburyo cy'uwita umukozi w'Imana ashobora gutwara ubuzima bw'abantu bangana gutya. Gusa ntibyari bikiri ikibazo cyo kwibaza, ahubwo byari byamaze kuba. Jim Jones ntabwo yigeze akora ibi wenyine. Yari yarakurikiwe n'abarenga 100 bizeraga ko afite ibisubizo by'ibibazo byabo, afite umuti w'agahinda kabo. Amateka agaragaza ko ku isi hari abandi bita abakozi b'Imana, abayobozi mu by'umwuka, abavugabutumwa, abahanuzi n'abandi batandukanye, abavuzi ba gakondo bifashisha ukwizera kw'abantu kugira ngo babone amafaranga, ubutunzi, ubuyobozi, imbaraga ndetse n'icyubahiro. Inkuru yacu ntagamije kunenga imyizerere mu by'umwuka ndetse ntagamije kunenga abayobozi bose b'amadini n'amatorero, ahubwo iragaruka cyane ku bantu bagerwaho ingaruka n'iyo migirire. Iragaruka ku bantu bizera ubumenyi bakagirirwa ibikoresho, bakabyazwa umusaruro mu buryo butandukanye, bizeye ko bagiye gusengerwa Imana ikabaha ibyo babuze byose. Ubusanzwe abantu benshi ntibagana idini cyangwa abayobozi mu by'umwuka, iyo batuje bari mu mahoro, bari mu munezero, nta kibazo na kimwe bafite, bigumira mu buzima bwabo bagakomeza ibyabo. Gusa iyo bafite ibikomere by'umutima, iyo bafite agahinda gakabije, iyo bafite ibintu byinshi bibagoye bifuza kugeraho, nibwo bibuka kugana aya madini. Ibi bigaragara neza muri filime yiswe Kumare, aho witwa Vikram Gandhi yigize umuyobozi mu by'umwuka kugira ngo amenye impamvu abantu bayoboka abayobozi mu by'imyizerere. Muri iyi filime imbarankuru abamukurikiye hafi ya bose bari bafite ibibazo bitandukanye. Teresa na Eric bari bamaze iminsi babuze akazi bakoraga mbere yo guhura nawe. Witwa Kimberly yarakoze divorce, ari umubyeyi urera abana wenyine. Yaragoye no gukora utuzi dutandukanye kugira ngo abeho, asinzira hagati y'amasaha 2 na 3 buri joro, ndetse arwana no kwigarurira icyizere yari yaratakaje. Witwa Toby yakoraga nk'umucamanza, agahora akurikirana ibirego bijyanye n'imfu. Kari akazi kari umutwaro kuri abantu benshi badashobora gutekereza. Abo bantu ko ari 3 ntago barinjije, bari bagoye cyane, bari mu gahinda, bari gushakisha amahirwe yose yatuma bava muri ibi bibazo. Ubushakashatsi butandukanye bugaragaza uburyo abantu bari mu bibazo nk'ibi ngibi byorohera uwari wese kubashyiramo imyumvire ye. Ubushakashatsi bugaragaza ko iyo umuntu afite stress iri ku rwego rwo hejuru, atakaza ubushobozi bwo gutumbira ikintu kimwe, ubushobozi bwo kwibuka, bityo bigatuma afata imyanzuro atatekerejeho neza. Iyo uburibwe mu marangamutima bukomeje kwiyongera, abantu bisanga batwaye n'ibintu bitandukanye, cyane cyane basezeranya umutuzo n'ibyiringiro. Iyi niyo mpamvu ituma iyo umuntu yagize ibyago tumubwira uti komera, ihangane ushikame ejo bizarangira. Tugatanga ingero z'abandi ibyo byagiye bibaho bikarangira, ariko tuba dufite n'izindi ngero z'abandi byabaye ariko ntibibe byiza, gusa izo ntitwazivuga. Tumubwira ko bizagenda neza ariko nta cyizere tuba dufite ko bizabukonguko. Gusa kumubwira ibi ngibi bituma agarura icyizere, akumva ko nyuma y'ubwo buzima ibintu bishobora kugenda neza. Aha niho abashaka kumufatirana n'ibyo bibazo bagamije inyungu bashobora kwinjirira. Aha naho kenshi abayobozi mu by'umwuka binjirira, bagatanga ubusobanuro bw'ingorane ziri kuba kuri uwo muntu, bakamwizeza ko ibibazo byose birangiye, ko agiye kuba mu munezero ndetse n'umutuzo.
ku benshi iryo sezerano ubwaryo riba rihagije. Alexander J wanditse iyi nyandiko agaragaza ko idini ridakora ku bijyanye n'imyemerere gusa, akavuga ko ari n'ahantu abantu bifuriza guhurira buri wese akaba kumwe na mugenzi we. Umwanditsi witwa Robert Orso yavuze ko idini rihuza abantu bakamenyana ndetse bakubaka ubumwe hagati yabo. Avuga ko ikiremwamuntu cyifuza kuba aho abandi bari, cyane cyane ababa baraciwe cyangwa barahawe akato. Kwita ku bantu nk'aba bayobozi mu byo kwemera babyumva kurusha abandi. Tugarutse ku rugero rwa Jim Jones wahaye uburozi abayoboke bagera kuri 900, yatangira urusengero rwise People's Temple mu gihe Amerika yarugarijwe n'ikibazo cy'ivangura rishingiye ku ruhu. Abirabura bari bugarijwe bari mu babaye abayoboke ba mbere ndetse n'abandi banyamerika benshi bari bakennye. Abagize umubare munini muri ibyo byiciro byombi no bahitamo n'uburozi bwa Jim Jones. Muri ya filime mbarankuru yitwa Kumari twigeze kugarukaho, Vikram agaragaza icyaro abaturage bari babayeho neza, babayeho mu munezero kandi badaheza, ahantu buri wese yumvaga yifuza kuba. Gusa haje kugaragara abayoboke basabwa gutanga ibyo bafite byose bakabihereza itsinda ry'abantu runaka. Iryo tsinda ryari ryarashyize imyizerere idasanzwe irimo gusaba abayoboke baryo kwitandukanya n'isi yo hanze ndetse bakagira ubuyobozi bw'igitugu. Mu gihe abayobozi nk'abo bari kwakira abantu b'intege nke, bashyiraho uburyo bwo kurema amarangamutima bahuza nabo. Ibyo bigaragara nko kubagirira izo mpuhwe, iba ari intambwe ya mbere igamije kubayobora uko bashaka no ko babyumva. Aha ni naho abantu bamwe bahera bavuga ko iyo umuntu aje kukugirira impuhwe, aje kugufasha no kugukura mu bibazo byakwibasiye, ku rundi ruhande ugomba kubyemera ariko ukanatekereza ku nyungu nawe abifitemo. Alexander J avuga ko abayobozi nk'abahimba inkuru zitabayeho kugira ngo bagaragaze inkomoko y'amadini yabo, basobanura ibijyanye n'ubuyobozi bwabo ndetse banagaragaza icyerekezo cyabo. Avuga ko Jim Jones yakoreshaga inkuru zitabayeho kugira ngo atange umuburo ku banzi be, ugusenyuka kwa sosiyete, ibihano bikomeye ndetse no gukururira abantu kuko mwishingikirizaho. Avuga ko iyo bigeze kuri urwo rwego, gutekereza kuva muri iryo tsinda ry'abantu cyangwa kuva mu idini biba bigoye. Avuga ko abayobozi bamwe bakoresha inkuru zo gutera ubwoba zirimo irimbuka ry'isi, bakakubwira ko uzapfa nutabayoboka ndetse kuzahura n'ibyago bitagira izina nuramuka uvuye muri iryo tsinda. Avuga ko abayobozi nk'abo usanga akenshi banahakana Imana, agatanga urugero kuri Jim Jones wari umuhakanyi ariko akaba yarakoresheje imyemerere ya gikristo kugira ngo abone abayoboke. Avuga ko hari n'ubundi buryo bw'imitekerereze bakoresha birimo kwereka umuntu ibishimangira ibyo asanzwe yizera. Hakaba n'ubundi buryo bwa social proof, aho umuntu yizera ikintu kubera ko abonye n'abandi benshi bakizera. Avuga ko hari n'ubundi buryo bukoreshwa burimo kwereka umuntu urukundo rurenze mu gihe bari kumushishikariza kwinjira muri iryo dini. Iyo umuntu amaze kwemera no gufatwa n'iyo myizerere, igikurikiraho n'iterabwoba, guhohoterwa ndetse no kumubuza kurivamo. Nk'uko twabigarutseho haruguru, iyi nkuru ntabwo igamije gukangurira abantu kwanga idini, ahubwo igamije kuburira no kwerekana ibyo umuntu akwiye kwitondera. Ukwemera nyakuri si ukukugira imbata, ahubwo ni ukuguhesha kumenya ubwenge. Kuyoborwa ubwabyo si ikibazo, ariko kuyoboka ubumenyi no kuyoborwa n'umuntu utemera kubazwa nabyo bitera akaga kabyo. Ukwemera kwakabaye kubaka umuntu kuruta kumugira imbohe. Abayobozi mu byo kwemera bakabaye bamurikira abantu kuruta kubagira ibikoresho byabo no kubagenzura uko bashaka. Ukwemera ntabwo kwakabaye kubuza umuntu ubwisanzure bwe cyangwa se kumutwarira ubuzima. Bashimiye ko mwabanye natwe muri kiganiro, tuzasubira ubutaha mu zindi ngingo. Ngeri Samuel Kwizera.